Uko hackers bakunze kubatwa n'ibintu runaka nuko babona amafaranga. Abantu benshi batekereza ko hackers bakora ibintu byose kubera ubushake gusa, ariko ukuri nuko hari imbaraga, amayeri n'imico bituma benshi muri bo batwarwa n'ibintu runaka. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bakunda kubatwa, uko babona amafaranga, uko we wakwirinda kuba mu makosa yabo. Icya mbere ni greed, amashyaka yo kubona amafaranga. Hackers benshi batabwa n'inyungu yihuse. Urugero ruri mu mateka. Muri 2017, WannaCry ransomware yibasiye amagana y'ibigo ku isi yose kubera hackers bashakaga amafaranga yihuse. Isomo: inyungu yihuse ni imbarutso ya benshi, ntukayobwe n'amafaranga atizewe. Kabiri ni curiosity, amabanga yo kubona ibintu bibujijwe. Abandi batabwa n'amayeri cyangwa ibintu batemerewe kugeraho. Urugero: umuhanga w'imyaka 16 mu Bufaransa yakoze hacking ku bigo bikomeye, gusa kubera gushaka kumenya byinshi ntiyigeze ashaka kwangiza. Isomo: curiosity idasobanutse ishobora kuguhisha mu makosa. Gatatu ni vengeance, kuniga. Hari abakozi cyangwa abantu bafite intego yo guhana cyangwa gushaka kwishyura. Urugero: hacker wigeze gukorera banki maze nyuma yo gutakaza akazi agakora cyber attack ku mabanki yabanje gukorera. Isomo: vengeance ishobora gutuma hackers bakora ibintu bibi. Kane ni opportunity, ibintu bitanga umwanya. Hackers bakunda kugendera ku bintu babona byoroshye gukoreraho. Urugero: wifi idakingiwe mu rusengero cyangwa se password yoroshye kuri social media. Isomo: koresha strong password wikumira amahirwe ya hackers bakunze gukoresha. Gatanu ni social engineering, uburyo bwo gushuka. Abantu benshi bakunda kwibwira ko bigomba kuba biteye ubwoba. Urugero: umukozi w'ikigo yaciye mu nyandiko y'umuyobozi kugira ngo atange password. Hacker arayikoresha. Isomo: awareness ni key cyangwa se ni urufunguzo. Gatandatu ni money laundering, uko hackers babona amafaranga. Hackers babona amafaranga mu buryo bwinshi. Hari ransomware bakishyurwa muri cryptocurrency. Phishing scam, bagurisha amakuru y'akazi. Selling access, kugurisha access kuri system. Urugero: muri 2014 Sony Pictures hacker yatanze hackers amafaranga n'uburenganzira kuri data. Karindwi ni dark web, ubukungu butemewe. Amakuru n'uburyo hackers bakoresha amafaranga akenshi aboneka kuri dark web. Hari selling credentials, hari selling credit card, selling access to network. Isomo: menya aho amakuru yawe ashobora kugera. 8 ni hacking competition, amarushanwa. Benshi mu hackers bakunzwe kuba batwa n'amarushanwa cyangwa se CTF competition, bisobanuye capture the flag. Urugero: umusore w'umuhanga muri coding yatsinze amarushanwa mpuzamahanga ariko ntabwo yakoze icyaha, yakoresheje ubumenyi bwe mu buryo bwiza. Isomo: kwiga no gupima ubumenyi mu buryo bwemewe bingana na positive path. 9 ni amakosa y'abandi, copycat mistake. Hackers bamwe batwarwa n'imyitwarire y'abandi cyangwa se gukurikirana ibikorwa bikunze gukorwa. Kugerageza exploit imwe iboneka kuri internet, gukurikira tutorial itizewe. Isomo: kumenya amakosa y'abandi bingana no kwirinda kugwa mu kaga. 10 ni uburyo wakwirinda kuba target. Ntukagire greed yo gucunga amakuru atizewe. Ntukore curiosity idasobanutse kuri website cyangwa se link. Gira awareness kuri social engineering, phishing na malware. Koresha strong password, VPN na two factor authentication. Isomo: awareness kongeraho discipline bingana protection yawe. Nkuko mubibonye, abenshi muri hackers bakunda greed, curiosity na vengeance, ariko ubumenyi ni ubwirinzi burinda gukurwa mu buryo bwa digital. Komeza ukurikirane SEO James Tech and AI ku masomo menshi ya hackers na cyber security mu Kinyarwanda. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment. Nitwa James, mukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe SEO James Tech and AI.